anniversaire nyinshi abantu batazi igihe bavukiye na anniversaire yabo. ubwo ikintu uzakora kuri anniversaire yawe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ejo inzoga ngewe nywa Knowless. Knowless nzakugurira Knowless cyangwa nzakugurira Indangamirwa katurebe ahitamo bibiri ariko reka ngusubize buriya rero mu mategeko ya byose ngewe uzangurire agacupa Indangamirwa nzayishakira uzangurira Knowless uwamara amacupa nkangaho ubwo kugira ngo wumve uranyuzwe Knowless tubiri Knowless mwigura ngahe igihumbi cyonyine ni igihumbi ntabwo kijya kirenga nyikugurira ubu nyine tube dufese anniversaire cyangwa nzayikure ku itariki ya mbere oya uzayingurire ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 nkoje imyaka 52 uzantumira nzagutumira niturangiza iki kiganiro urama nomero yawe nzabikwibutsa uzantumire nje nzakuzana Knowless zine nta kibazo uzabukoze wamfura azemeye hanyuma nindangiza ngufata n'amafatana y'ubuntu nta kibazo nese umugore wawe mwapfuike amezi abiri yarashize banguta priave y'imisi 15 njya i Burundi ngiye gucuza seti nzana 180 by'amanyarwanda aho kugira ngo ngere mu rugo bitewe n'ikibazo nari mfite cy'inzu nishyuye nyiri ibyondo nese n'irya Sodoma nanyweye imisi ibiri ndasinzira bahita banyiba 160 maze kunywera 20 none ubwo ndataha noneho ntacye imfura yanjye bamwita Iradukunda Sandrine ni umukobwa aramwita papa wangurira indazi nta nice kijana bansigiye bayakwibye naryamaga kuri bucya nkumva burimo kuzenguruka none nyiri ibyo ndabaraje yadusuye nabi none adusuye nabi umugore wanjye agira umujinya ama umwana wanjye ukurikira Sandrine kigiye afite umwaka umwe n'amezi abiri ngo we ngo arakomezanya Sandrine nawe nkomezanye umuhungu wanjye witwa Elisa Tuyisenge ushaka umukobwa w'umunyamurenge nta kibazo tuzagende bazanyemera se ndi mugufi uri mwiza ntibasuzugura se oya n'ukuntu uri mwiza ngira ngo barironda oya bazakwemera ahubwo se tuzagende ushaka umukobwa umeze gute wa mukobwa muremure umeze nka Nyirabitanga uteye gute uteye nk'igisabo igisabo kirabacundamo amata ndakibona uteye nk'igisabo aba ari umuntu usenga cyangwa ari umuntu w'inzoga umuntu usenga kuko nubwo nawe nk'inzoga asenga byamfasha tukabana neza Indangamirwa zatuzireka nzireka makuri nzahita mukatira ari sawa Sodoma nzahita mukatira murekeye akamwana none uvuga ngo yakamurashayaringa turashayinga ejo baramukubise nanjye ndimo gukubitwa twavuganaga kuri telefone nose nzovu nukuvuga ngo umwe aje aho yava undi akajaho oya kamwana ya Jesse najyayo kuko ndi mukuru yakamwana n'umwana ntabwo umwana aho yagiye papa we yajyayo yakana umwana n'umwana muri Kenya utubere umukwe wacu nuvuga ngo turandika ku kiganiro ngo Nzova arifuza umukobwa w'umunyamurenge reka mbabwire ndifuza umunyamurengekazi okay nukuri kw'Imana nzamwubaha nzamwoza ibirenge ngire gute ariko umunyamurengekazi ujye usiga umfungiranye mu nzu kuko beshye gatoya najya kubomora hanze kwiba kubomora najya kugura kujya mu Ndangamirwa oya urumva nose Nzova aramutse akubwiye ati nanjye nagukunze ariko ndashaka ko tubona kuri kondisiyo ureka inzoga umunyamurenge kondisiyo kureka inzoga kuko abanyamurenge ntabwo bakunda abasinzi oya kuko abintegetse nzabyakira wazireka nazireka n'Indangamirwa ukazireka haleluya mani shobora byose umunsi nashakanye n'umunyamurenge inzoga ndazetse yes ndagusuhuje nkwifurije igitondo cyiza webukeye ndetse nabwije nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye twebwe hano turi saa 10 zuzuye naringe va Nairobi Kigali +25 ni Kigali yego bakunze bene za Live TV ndabasuhuje aho muherereye mwese kandi nshimiye we bakoze subscribe nawe ukunda ibiganiro byacu ndagushimiye cyane uruwa kamaro uruwingenzi umuhungu wanyu umwongera umunyabyinshi umukwe w'abanyabyinshi ngo haye kaza uyu munsi ndimo muri agents umukwe baki w'abanyabyinshi okay nanjye ndabwira abankunda bakurikirana Ineza Live TV show ubwo ndabwira inshuti zanjye cyane cyane ngiye nkundwa muri Amerika Arizona Kasase handi yakamwana bamwubakiye inzu ngo yego man yego yaje mu bitagangurirwa
kubera ko habuze umuntu uturamo yaka amaze guhusha indege kabiri. Nzovu jewe ndi umuhungu w'umunyamurenge. Umunyamurenge sha, abanyamurenge ndabakunda sha. Umurara wanje ndumwongera. Nkunda kawunga yanyusha. Uzanye gucumbira. Kawunga mwacumbye neza iri mu inshyushyu kosha murorura cyane. Ese wowe uzumuke. Umurara wawe numuke. Ngende umusinga. Nigeze kumvuga uri umusinga? Mvuka kwa musinga sha. Uri umwishwa w'abaki? Ndomwishywa w'abasinga nyine. Oya ntago bavuka mu basinga ngo ube kandi ngo bavukemo. Ntago nyine ndomwishywa w'abakonyi ariko se ubona ashaka ko umugore wanjye avuka mu bakonyi n'aba kwa mumba washaka. Nashaka. Washaka. Ubwo noneho ndomwishywa mu bakonyi. Nzovu ndagukunda mwana. Ndagukunda kandi uranyakiye mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana niyo itubeshaho buriya abanyamurenge ndabakunda Imana yarabarinze sibyo kandi buriya ntureba abakongomani babagenzaho cyane babagenda ariko uwarokotse ubariho. Yakana inshuti yawe? Yakamwana ni inshuti yanjye. Yakamwana ntureba aho kugira ngo nkunde Kanyombya nakunda Yakamwana. Kanyombya asumwangira iki? Ozi impamvu Yakamwana tuba turi kumwe akenshi iyo badukubitira mu ndangamirwa mu icupa. Bakabahora iki? Bakadukubita no kuri kw'Imana. Indangamirwa ariyo no kuvuga? Indangamirwa ni indaya. Sizo twazi kandi ryatorero ry'igihugu. Oya indangamirwa ubundi bakoreshaga ijambo bita indaya nyuma bihinduka indangamirwa. Byahinduwe nabandi ubwo? Mbone gushimira nyine indangamirwa ryazamwe nabandi. Na madamu wa Republika wacu y'u Rwanda Paul Kagame. Ni warizanye? Madamu yavuze bari abakobwa nimo kabita indaya mujye mubita indangamirwa. Nose bagukubita bagiyemo kugira gute? Nawe ugura ku biro? Yaka yarambwiye ngo agura ku biro. Ku biro? Nanjye ngura ku biro. Ariko akeshi nge ntakamwa ntago duhuza ibiro bingana. Wogura guhera kuranga ahubwo. Ngewe urabona ncunga ya kawunga yampaza abona nimba icyo cya kawunga ikiro ubwo ku ndangamirwa nabyo tubibara ikiro wakwiyongeza bikabiro bibiri udahaza. Nzovu ntago ndi kukumva wangurishije. Tugura ku biro. Ndakubajije wowe wenda wambwiye ko uri umunyamurenge. Ubwo kilo ciza mu kigura ngahe? Ikiro cya kawunga. Ikiro kiza kawunga nziza. Ubwo ni ndangamirwa. Nyine igeze ku 1,500. 1,500. Ikiro ciza? Ni 1,500 cya kawunga. Ya kawunga nomero ya mbere. Ubwo iyo nimero ya mbere iminota ingahe? Noneho nshobora gukubita kukirya cyacyo cya kawunga nkakirya mu masegonda nk'3. None akirya mu masegonda 3 nkumva nta hasi. Mpita niyongeza ikindi kiro. Ugatanga ijana. Kabiri. Ubwo ni 3,000. Kabiri. Ubwo ndabandi ibiro. Nzovu amasegonda 3. Shawambabaresha. Brega abantu benshi nago tuzi kurya gutya. Bagita kumayura. Nta kuntu inda turebe umuntu uvuka mu majyepfo azarya nk'umuntu unyuze kwa Nyirangarama mu Ruhenge. Nzovu wavukiye he? Ngende umunyenyanza. Uri umunyenyanza harya n'amajyepfo? Ni mu majyepfo. Mu majyepfo? Wavukiye mu majyepfo? Ku Rwesero iwa wa Musinga. Ubwo umwaka wavutse murawibuka? Ndawibuka. Wavutse umwaka wa ryari? Ntago mpisha ntago ngira ngo ndimo gutereta aba bakobwa bafite imyaka mike. Ngiye navutse 1953 mfite imyaka 51 ngiye kuzuza 52. Ufite abana? Mfite abana bane. Abana bane? Imfura afite imyaka ingahe? Ariga mu wa mbere segonderi afite imyaka 13 n'umukobwa. Nzovu ufite imyaka 52? Numwe. Nundi uyu mwaka warangiye ngiye kugitaho 2. Reka. Anniversaire baryare? Urabona natwe twavutse kera ntago bavuga ngo umuntu avutse ku itariki 20 kwa karindwi. Haje ikoranabuhanga twese hano mu Rwanda tugiye gufata izi ndangamuntu dufite ubu badukuze tariki ya mbere z'ukwambere abantu bataziye twavukiye. Ubwo mbese mwavutse tariki ya mbere z'ukwambere niyo mpamvu babwiye ejo ndi kubunana bafite anniversaire nyinshi abantu batazigiye bavukiye na anniversaire yabo. Ubwo ikintu uzakora kuri anniversaire yawe? Ku itariki ya mbere z'ukwambere ejo. Inzoga? Ngewe nywa Knowless. Knowless? Nzakugurira Knowless cyangwa nzakugurira indangamirwa? Katurebe. Ahitamo bibiri. Reka ngusubize. Buriya rero
mu mategeko ya byose njyewe uzangurire agacupa indangamirwa nzayishakira. Uzangurira Knowless. wamara amacupa nkangaho ubwo kugira ngo wumve uranyuzwe? Twa Knowless tubiri Knowless mwigura ngahe? 1000 cyonyine. ni 1000 ntabwo kijya kirenga. None nyikugurira ubu nyine tube dufese anniversaire cyangwa nzayikure ku tariki ya mbere? Oya uzayingurire ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 nkoje imyaka 52. 52 uzantumira? Nzagutumira niturangiza iki kiganiro urama nomero yawe nzabikwibutsa. Uzantumire nge nzakuzana Knowless zine. Nta kibazo uzabukoze wamfura. Azemeye hanyuma nindangiza ngufata n'amafatana y'ubuntu. Nta kibazo. Nose umugore wawe mwapfuike? Umugore wanjye reka mbikubwire papa wanjye cyo twapfuye. Kandi abizikubwira ukuri. Nzavugisha ukuri. Umugore wanjye ngiye wamunaniye. Kuko umugore wanjye twarabanaga nkahita njya mu ndangamirwa nkajya kubomora nkajya gute nasiga atetse nkigira mu ndaya amafaranga akore kuva i Burundi kuva i Bugande kuva muri Kongo ncuza amasede nkaza bakayiba. Ni ukuvuga ngo wajyaga umuca inyuma? Namucaga inyuma. None se Nzovu ntago wanyurwaga nawe? Oya ni ryarari urabona njye mbere ntaramushaka none namushatse indangamirwa nzijyamo. None urabona ka uhora mu ndangamirwa? Mu ndangamirwa. Noneho yangeso aho mare kumushakira yangeso iranga irakomeza kandi barabavuna mutubararoka. Nese babigenza bate? Baguha umutsima cyangwa bakaguha isombe. Hariya n'inzaratsi? N'inzaratsi. Hanyuma wamara kurirya akahita agukubita atavuga ngo ari imyumbati kera batekaga bitaga gumino. Noneho wowe iyo aguhaye ibyo bintu ukabirya ubugumye wenyine. Gumino mbese ntunge kure? Ugumane nanje. Gumino ukaguma udufaranga twose ukoreye ukatumuzanira nimba ufite urugo nturugeho enda agacunga Nzovu nahembwe nkahita ngenda. Aba yarandoze nimba njye bigeze kunyirukana no muzu bamapiriave. Baguhore kubwo? Nyine mu nzu y'indangamirwa? Oya iwanjye mu rugo mugwe twatandukanye. Amezi 2 yarashize. Banguta piriave y'imisi 15 njya i Burundi ngiye gucuza seti nzana 180 by'amanyarwanda. Aho kugira ngo ngere mu rugo bitewe n'ikibazo nari mfite cy'inzu nishyuye nyiri byondo nese n'irya Sodoma. Nanyoye imisi 2 ndasinzira bahita banyi 160 maze kunera 20. None ubwo ndataha noneho. Ntacye imfura yanjye bamwita Iradukunda Sandrine. Ni umukobwa? Ni umukobwa aramwitse papa wangurira indazi. Nta nice kijana bansigiye. Bayakwibye. Naryamaga kuri bucya nkumva burimo kuzenguruka. None nyiri byo ndabaraje. Yadusuye nabi. None adusuye nabi umugore wanjye agira umujinya ama umwana wanjye uko cya Sandrine kijya afite umwaka kumwe n'amezi 2 ngo we ngo arakomezanya Sandrine nawe nkomezanye umuhungu wanjye witwa Elisa Tuyisenge. Byarancanze nta mafaranga natanu nari mfite. Nafashe umukobwa mbere y'umwishywa we ni umukire yaranje university ndamwese wangwije 5,000 arambwa ngo nta mafaranga afite. Niyambaza undi mungu twajya ducuzanya amasede tujya gucuza sede mbona 5,000 mfata umwanda muheka nk'umuntu w'umugabo mfata igikapu cy'imyenda yiwe mujyana kwa mukecuru i Nyanza. Abo mbone gushimira mama wambyaye nta kintu atakoze ko mwana nyuma yaho twaje kumuzana ari kumwe na mama wiwe. Aba mama n'abakubaha? N'abikanombe n'abakubaha buriya ngiye ari ikintu njya mbaza abantu. Habwise ari mama wawe n'umugore washatse ninde wapfa muri komite bazabitubwira. Kuri wowe se ninde wapfa? Kuri njyewe hapfa umugore wanjye kubera mama wanjye agasigara. Baravuga ngo akaboneka nikaboneka ni nawo umuntu. Mama waramutse apfuye nandi uzabone nta wundi mama uzabona. Ariko umugore yapfuye ushaka undi. Ni nkuko umugore nawe yapfushije umugabo nashaka undi mugabo se. Nzovu ko numva ufite ubwenge bwinshi wa? Ndabizi ibyo byose. Waje nkakujana Nairobi ko hari abakobwa? Nairobi tuzaga umwana w'umunyamurenge. Nairobi kwa hari umumama mwiza cyane ufite tubicana bamwita nde? Bamwitanye
ni mama Debora se MD TV show oya undi mama tujya dukora ibiganiro twakora ikiganiro uba muri Kenya uba Nyiramujerete Nyiramujerete mbanje kugusoza ndagukunda byenda Nyamujerete bigaze mubwira ko umukunda naramubwiye none se reka dusuzana mama Debora nshimira abantu bose bakunda reka nsuze mama Debora ndamukunda kandi YouTube channel ye itera imbere wemeye ko nzakujana Nairobi nzakwishura tike nacyo tuzagenda tuzashaka umukobwa w'umunyamurenge nacyo tuzagende bazanyemera se ndi mugufi uri mwiza ntibasuzugura se oya nukuntu uri mwiza ngira ngo barironda oya bazakwemera ahubwo se tuzagenda ushaka umukobwa umeze gute wa mukobwa muremure umeze nka Nyirabitanga uteye gute uteye nk'igisabo igisabo cy'abacundamo amata ndakibona uteye nk'igisabo aba ari umuntu usenga cyangwa ari umuntu w'inzoga umuntu usenga kuko nubwo nawe nk'inzoga asenga byamfasha tukabana neza indangamirwa zatuzireka nzatanzireka makuru nzahita mukatira ari sawa Sodoma nzahita mukatira murekeye akamwana none uvuga ngo yakamurashayaringa turashayinga ejo baramukubise nanjye ndimo gukubitwa twavuganaga kuri telefone nose nzovu nukuvuga ngo umwe aje aho yava undi akajaho oya kamwana ya Jesse najyayo kuko ndi mukuru ya kamwana n'umwana ntabwo umwana aho yagiye papa yajyayo yaka n'umwana n'umwana nose ntimwasangira ikibazo twasangira ibiryo tugasangira agacupa ariko kwaje kwa pana ntabwo twasangira nose nzovu urumva umuntu wikundira iyo kwaje urumva wanena kuvuga ngo uriya n'umwana ntabwo musangira oya undi baravuga ngo kirazira kitasangirwa amugiyeho ntubimenye se ntawajyaho wowe ntabimenya ko mbizi ntabwo namujyaho reka ari n'indangamirwa nkamenya ko yakamwana yagiye sinajyayo kandi n'inshuti yawe ni inshuti yanjye ariko tuzasangira agacupa dusangira umuceri n'agasombe dusangire kawunga tugiye guta ariko kuri ya ndyo ntabwo tuzasangira abanyamurenge urabazi ndabazi bakundira iki bavuze ko bakunda abanyamurenge nabamenye nagiye ahantu bita i Burundi ugeze n'imvura ahantu bita mu Kibitoki cya Rugomo ugeze ku kibuga cy'indege ahantu bita ku Mpanda hari umuhanda ujya ahantu bita bahita ubwo rero ugeze ku kibuga cy'indege hari ahantu biciye abanyamurenge bahita Gatumba mu Gatunda Gatumba hari ahantu niho nakwitaniye n'abanyamurenge bavuze Nzovu uradusetsa nubwo tuba turi muri Kongo turi mu bibazo abakongomani batugendaho batwica turagukunda twasangiye agacupa turabya tuya gute mu Gatumba gutyo n'urwibutso y'abanyamurenge mu Gatumba wanyuze ku kibuga cy'indege cy'Ibujumba urumva rero ndashaka kuzagufasha ukabona umukobwa w'umunyamurenge kazi nta kibazo uzambera data bukwe unsabire mbone yuko abanyamurenge inka ntago zigeze zirangira ntago zigeze zishira inka zirahari uyu muvandimwe wanjye ni umunyamurenge anyemerera umukobwa azanankwera oya nzaguha inkimwe nawe wishakira izindi 9 kuko twe dukaguhera oya turebe iyo abanyamurenge ni ukubakwa umukobwa ni nk'icumi duhera ku 10 tukazamura ntago meze nko gutera imijugujugu gutya mu bakonyine mu bakoni batera imijugujugu aho uguye ubwo nicyo kibuga baguha nicyo baguha ni umukonyine Nzovu uri umukonyine oya none umukonyine urabizi wowe ngiye nuko nabashatsemo umugore n'umukonyine ni umukonye ko twaratandukanye ntago ndi kumwe nawe niyo mpamvu abwita Inzovu nzagushakira mu banyamurenge muri Kenya utubere umukwe wacu nuvuga ngo turandika ku kiganiro ngo Nzovu arifuza umukobwa w'umunyamurenge reka mbabwire ndifuza umunyamurenge kazi ni ukuri kw'Imana nzamwubaha nzamwoza ibirenge ngire gute ariko umunyamurenge kazi ujye usiga umfungiranye mu nzu kuko beshye gatoya najya kubomora hanze kubomora najya kujya mu ndangamiro oya urumva nose Nzovu aramutse akubwiye ati nanjye nagukunze ariko ndashaka ko tubona kuri kondisiyo ureka inzoga umunyamurenge
kondisiyo yo kureka inzoga kuko abanyamurenge ntabwo bakunda abasinzi. oya kuko azaba abintegetse nzabyakira Wazireka nazireka n'indangamirwa ukazireka. aleluya mani ishobora byose umunsi nashakanye n'umunyamurenge Mm. inzoga ndazetse ku izina ry'Imana data na mwana mutagatifu umunyamurenge tuzabona wese ndetse inzoga Mm. nzinywera icyayi nirire kawunga iri mu ishyushyu Ushaka umuntu ufite imyaka ingahe? 30 Kumanura cyangwa kuzamura? kuzamura Kuzamura. Afite umwana cyangwa atarabyara? ariko buriya umwiza yaba yarabyaye byaba ari byiza kuko ngiye umukobwa arandushye nzabona umunyamurenge wakundanye n'umugabo akamuta afite umwana uwo mudamu nzamukunda. Umufiyemere. Ni femere. Umufiyemere. Nzovu uzi indimi zingahe? Ururimi rumwe. Uzi ururimi rumwe? Ikinyarwanda. Nta Giswahili uzi? Ntacyo. Nose abantu bakera ko bari bazi Igifaransa, we nta Gifaransa uzi? Nge nagarukiye mu wa 8 inani n'umunani. Igifaransa ni icyayi cyo kuvuga ngo bonjour, uvati, uvati mvuye mu banyamurenge, uvati abanyamurenge, mvuye kwa abanyamurenge. None se dushaka kubaza umuntu mu Gifaransa ngo ufite imyaka ingahe twavuga gute? Ufite imyaka ingahe? Kejati. Kejati. Yegereze mikoro. Kejati. Kejati ufite imyaka ingahe? Kejati. Ni imyaka nakumubaza ngo witwa nde? Witwa nde? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Agatagusubiza ngo je m'appelle Nzovu. Ni comment t'appelles-tu? Cyangwa ni comment t'appelles-tu? Nta kibazo ubwo bazadusubiza uko byandikwa. Erega njye maze imyaka 40 n'ingahe ntiga. None se ushatse kumubaza ngo ufite umukunzi wamubaza ute? Ufite umukunzi? Mu Gifaransa. Mu Gifaransa ufite umukunzi. Ntabwo ibyo nabishobora. Ntabwo nabishobora njye batsinjya mbeshye. Nose tuvuge wenda ugiye kugura hari akundangamirwa ugakunda wenda umwana uzi Igifaransa utazi ko akizi. Ushaka kumubaza ngo nanga wamubwira gute? Ugasanga umwana azi Igifaransa gusa kandi ushaka kumubaza ngo nangahe wamubwira ute? Wamubaza ute? C'est-à-dire combien? C'est-à-dire combien? 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 Akakubwira Darija. Akakubwira wenda ngo ni 20,000 kandi ufite ibihumbi 10 wamubwira gute? Watumusubiza gute? Natamusubiza ngo no eri Darija 10,000. Akakubwira wenda ngo ngeraho 5 wenda. Ce n'est pas Ushaka kumwe ni bya mu bitanu ntabwo bibonetse. Ce n'est pas bitanu ukuntu babyita 5,000. Ni seke cyangwa 5,000. 5,000 ibihumbi bitanu. Ce n'est pas 5,000. Je suis Monsieur Nzovu Darija 10,000. 10,000. Niko atumubwira. Ngo natamubwira ni mfite ibihumbi 10. Niko atumubwira. Okay. Ubwo se wakora gahunda ukarenda uyisoza mutaravugana? Kwaje kopra. Uyo rega iyo mwagiye kwa kopra muri cya gikorwa ikiza mugomba kuvugana mukakijyamo mwese mwahuje. Kandi wumva avuga Igifaransa? Oya wamucana amarenga. Wamucana amarenga. Nkagutubwo agira ati nkagutubwa amucana. Amarenga. Enda ushaka ko giti ugiye kumutereta. Yatabyumva? Yakamwana? Nyine umubwiye ibyo bintu yatabyumva se? Yatabyumva buriya. Uca ururimi rw'abafite ubumuga bwo kutavuga. Ahita abimenya. Ahita abyumva. Nzovu umaze kugenda mu bihugu bingahe? Uburundi. Wabugezemo? Kongo nagarukiye iguma mu birere. Tanzania ngarukira no Kabanga. Ni ibihugu Ibugande njyana bita wanyuze mu Ruhengeri ahantu bita mu Cyanika Igisoro ngera n'ahantu bita Ntuza hano. Ubwo ari muri Tanzania? Ibugande. Maze kugenda ibihugu 4. Ibihugu 4. Urijyana cyangwa ujyana n'abandi bantu? Ndijyana. Urijyana. Nose Nzovu kubera iki wari semestre Nzovu mwana ukuntu ayikundaga?
Metse Nzovu sinjye wayiretse byaturutse kuri Rocky mwarashwanye ntabwo twashwanye na boss wacu wa muri Amerika bita Iranzi Felix mbona no kubwira abantu yuko iriya filimi ntabwo yari Iranzi ntabwo nako yari ya Rocky ahubwo yari ya Iranzi Igwe Media nayo yarahembwaga nk'uko twahembwaga ariko muzayikomeza bishobora gushoboka ko tuzayikomeza bisaba iki kugira ngo mukomeze ni ababosi bacu na Miss Melody yashatse kuyigura nde Miss Melody Miss Melody Bruce Melody mvuga Miss kuko ngiye navuye mw'iryinyo ntabwo nzi ndabona ni Bruce Melody yashatse kuyigura ngavuga Miss twumve hari Miss Muheto uriya tweza amajwi banamufungura ari nabwo yakagiye kunywera inzoga ku rukiko kana nta gakiniro bagomba yagiye kunywera inzoga agafite imitsinyo bahise bamubika umunsi umwe baramurekura bukeye bwawe nuko yakamwa n'abazwi nibwo bose ntabwo urafunga wowe njye nafunzwe muri Guma mu Rugo banjyana ku masitade nanywera agacupa baragize okay none reka tugane ku musozo hano habaye Inzovu hano urirwa umbazo niya ndangamirwa yarayinkubise ubanze kwishyura ntabwo nanze kwishyura ubwo ngewe yari kumwe n'undi musore namugure burusheti igiti mugura na Primus nzi ko turi butahane nsanga atanye n'undi mugabo utigeze amugurira ahubwo mbabwire mwabagabo nanjye unafashe ingamba ntago nzongera akanyura gafunga mvuge ni kafunzwe nka saa 7 nzantangira kugurira umugore nsanze marako kabari saa 7 noneho nanjye mufatirane abandi bagabo bamaze kumugurira yasinze nahombye nijoro okay Paul Nzovu hano rero uri kuri Ineza Live TV gira icyo ubwira abakunzi ba Ineza Live TV dusoza okay ndabwira inshuti za Ineza Live TV show mukore share comment mutibagiwe nanzo jya kugira ngo amakuru abageregiye kandi nanone ibyo twakoze bitabashimisha mujye mwandika muri comment twikosore kandi nanone niba mushaka umusitari mwashatse yakamwana na Nzovu na Kanyombya uwo muzashaka wese Ineza TV show umusitari azaza abaganirize niba mushaka ko Nzovu ngaruka muzabitwandike ati mubwire Ineza TV show ati turashaka Nzovu kandi muzamunteje imbere abana banjye barye babeho neza mfite umwana wiga segonderi kandi nongere mbwire abanyamurenge ndabakunda mwafuramwe mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire tuzawurye ntuzabarye mbifurije amata n'ubuki amata araryoha ubuki bukaryoha abanyamurenge mbifurije guhakura inzuki neza mukarya ubuki mbifurije ntimuzabure amata guys reka nanjye soze tugende sibyo guys bakunze ba Ineza Live TV turabashimiye dushimiye wakaza subscribe dushimiye wowe wandika commentaire utubwira ibyo dukosora ibyo tuzongeraho n'ibyo tuzakuramo uruwingenzi kandi urw'agaciro ndagushimiye wese nandi kumwe n'umu legend Nzovu cyangwa se Maître Nzovu wakoze kuba natwe kandi wakoze kwitaba reka mabyiza kuri Ineza Live TV show nzagaruka mbaganirize ubu nari nkiri umushyitsi ariko utanze ndi umusango yes Imana igihora ibarinda guys mwakoze kubana natwe ibarebe icyoroshye mwakoze kubana natwe Imana bamugisha ciao ciao bye bye